Kahani ndagutegereza. Hakose mana yanjye koko. Ubu ndamenye umukobwa ari hehe koko. Telefone y'imbere nayishakiye nkaba nayibuze. Koko Diana bari. Ibi birwara bya Diana umuntu atazi iyo biva niyo bijya. Umuntu akaba atazi iyo byakomotse. Nawe akaba agenda atambwiye. Koko aramusaguye mu nzira nzabimenya koko. Utanekwa wakurikiye udakurikirwa. Ndakubwiye ngo baga wifashe. Iyo ni Imana yarikoze. Ni Imana yari. Okay, kurikira Imana yawe. Imana yarikoze. Icyo wakora cyose. Kurikira Imana yawe. Utanekwa wakurikiye udakurikirwa. Ndakubwiye ngo baga wifashe. Iyo ni Imana yarikoze. Ni Imana yari. Okay, kurikira Imana yawe. Imana yarikoze. Icyo wakora cyose. Kurikira Imana yawe. Kabisa. Bigaragara ko wampaye amafaranga uri kuneka. Uratashye. Ugiye kureba mama. Okay, genda nanjye ndaje. Nkuri inyuma. Ibikurikiyeho ni ngiye ubizi nta ubizi. Ndaje ntureka Diane wariwe. Wanefutane kwa sheri. Hey. Sase. Hanza hasi. CYUSA. Karam. Sewerewe. Werewe papa. Amakuruzi. Kamana hanza hari izuba ndabona agapira. Urabona ntikuye. Ndabona agapira ugakuyemo byo. Reka mbe nicaye hametse umwana hasa na hasi. Ndabona naniwe cyane ariko. Akazi se kazi stress. Ikibazo. Ahubwo se yubanze ugakaraba ukajya muri dushe. Banze nyiri iyo ndashonje. Aketse ikisi? Nagutekeye bya biryo ukunda. Nagutekeye imyumbati n'ibishyimbo. Akazi biragenda ariko. Ariko kizamuko nkabo mbonye nkabo ariko rero ari n'ikintu numvaga nakubwira nashakaga kukubwira. Papa CYUSA nta kibazo mbwira ndi kukumva ubwo ndi muri iki. Oya ariko reka mbe ngihore natwe ndamubwira. Urambwira wambwiye se ari ikibazo? Oya mbere ndashonje mbanze nje. Nanjye nabiza. Ntabwo nabasha kuba ari nk'untara. Nabiza ise ko wicaye hanga utegereye ameza urarira hano. Reka nkose n'amazi ukarabe. Imyumbati se urayirisha ikiyiko? Numvaga nshonje cyane amazi yihorere wawe uri mukundira. Kandisha ifoke. Kanyihorere. Apeti. Imyumbati nayitetse narinzi kwikunda. Abo mboye ibyo birandyoshye mbonye ari myiza ari bacyo no n'ibyo ndeka. Ndorwende. Musi se kare yanjye. Ari mbaye nk'abana. Nawe urasetsa. Mbaye nk'abana. Egene nariye rero numvaga nsonje ndabareka nirire. Yewe guri mupira wawe sereka mbe mugu. Wandeshe. Ndeke. Ndeke naka. Hirika se nkaba nkubitse.
Papa Cyusa ndabona hari izuba reka ryamisha umwana kagatembe gashyira ryamisha umwana nawe buri gufungura muyamiranze kuri iri zuba yawe wa muntu wose izuba ko ari igihe cyaryo Para bino bishyimbo biraryoshye biraryoshye Mama Cyusa karame Mamas Ako buri Aritsini neza kwanza niyo yaje igikombe sana kirahari Reka nyi nta gikombe hano gihari kiri hari amufana Sura mwana mutwe kuri izuba ririmo rirava igikombe kirahari Iyo ndeka seka gasakuru n'ugiye Komanga zini Tradisi Ngize wa munaniro nari mfite baza uko ari witakamwira amazi numva urashize arakonje nene hano yari cyumba konje neza nene yashyize ahantu hafi Jama tujye kureba papa wawe cyane neza nturire utaje ngo dusangire untera pete sinakubwiye ko nayo narese Papa Cyusa cyo nisangize nayo nariye nakurenganya asindora buntegeze igihe ndi buzire mu gitondo nawe kuko none nari bugeze n'imvujya ya masaha ntararya erega ujye umenya ko nosa ari mu muro yabyo wenda zere bana bateka mu n'imyuga yabyo bose bikuzamukiramo nanjye umusiri batenda yaga nitekera mbaruze amara cyangwa ibintu nkajugunya hara none nyewe sinze no kubirya bikaba n'abantu umuntu aba yahaze umwuka wa muntu nakubwiye ko wakinishije udakinishwa wihaye kujya kuneka kandi utabifitiye uburenganzira ni ukuvuga ngo ibyo nkoze byose rero Imana ntibimbaze nanjye nirengeraga byange bikundi bibiryo kizemo uburozi ni wowe ubirya nta wundi nizere ko yo bari bagaburiye gusa ngize umwako nasanga ari mama ugiye kubirya ariko nawe abiriye ntayo wazabibwira kuko n'ubundi ugambiriye kubibwira mama ntiwajya kundega kuri po ubwo birya wese muri kamamba yambaye kizaba nzamumuti ariko ngize Imana ukabirya ugahita uhera najya no kwiyakira umva Papa Cyusa wakinishije udakinishwa Diane ntago njya nkinishwa nanjye ndava ahangaha ari uko wabimaze wanabiriye wanabaye n'umurambo ndebe ukuntu mama arira ariko ndamuhoza nzi neza ko ntangirega ntago ari iki mbikoze atarije kabisa none se yankurikiraga ariko ziko kuko mbibonye umunsi w'umuntu ataburenga nise burankurikiraga ajya he koko nta kibazo uziza amafaranga yawe wampaye nyine ko nanjye ntago ari jewe ariko nubwo waba yamaze hahari igikombe ntacyo uko biri
amazi niyo nashakaga asundi ibiryo biraryoshye rero ntabwo bisanzwe nkamenya ko ndi ibishyimbo wayanywaya kandi kantu washyizemo jewe se oya nakota nakanya ndumva ntongeye guhaga uziko yabagezemo igitukura ahubwo none ariko biraryoshye nta kintu nashyizemo n'ibishyimbo byonyine reba ndabona hari ufite inzara wangu Cyusa karamba ibiryo ndi kubirya biryoheye ariko mu nda uko ndi kubirya mu nda arimo ariko no kuri ese imyumbati ntabwo heruka kwirya se niguteye mu nda yose ahubwo imyumbati iraryoshye ahubwo watekereje amazi bwoko ki amazi asanzwe amwe tuvuma harahe naranyoye se cyane naranyoye se yuwe yakwiye ndatekereje byabize bibi kongo iki cyangwa nuko ari washonje cyane nuko ari washonje cyane kukacyusa ako se papa cyusa uri mu biki none se ushaka kumva ko ibiryo ari byo bitumye uryama gutya ngo iki papa cyusa bino biryo nta kibazo bifite nanjye se sinabiriye iyi myumbati n'ibishaka n'ibyo nariye nuko akeka kuravuga mundaga aho kurya mbabarira biki aravuga mundaga aho kurya menye ko ari ushonje ariko nuko ari ushonje ariko baba we aya ngo barimo barakeba mu nda oya barimo baraca mu nda ngo iki nese ubwo ni ibiryo bikuriyemo n'iyi myumbati ye nari kwikomeye papa cyusa oya harako n'imyumbati hari biguteye kubera ko ujye urwara igifu se reka no kuva navuga ntabwo nigeze ndwara igifu njyewe nta n'umuntu w'iwacu wakirwaye papa cyusa ego kazeze gusa imana yanjye koko ako se ubundi agiye hano none undakora iki koko niko uri kuribwa cyane wagira ngo barimo barakibamo n'inzembe hari umuntu winjiyemo we ibabawe ngo